n'igikara gitsitse ku cyanwa nk'icyabashe Neme Niyibizi ngo yemeje kuvugisha ukuri kutica umutumirano kutawica ni kumukwiye ku manywa kukamujyana nijoro Neme utazi kurya indimi no kuba boss be nibyo se koko Neme Niyibizi burya niwe muswa cyangwa Sam Karenzi niwe muswa n'umusore usa n'umupapa umupapa cyangwa umugore ni Lorenzo wivugira ko yes ni Lorenzo wapfubyemo umupadiri ni Lorenzo wanakumira uzi ibintu by'intambara ese koko burya nibyo Lorenzo buri gihe azira ibifuti bye ubundi ni bande n'umusore ubwanwa akangari kose ibizigira by'umusore wariye neza mu minsi igihumbi ya mbere yitwa Neme Niyibizi ni umunyamakuru wo mu baraso byaheze amakuru yivugira na yamurera gusa ihangana Sam Karenzi ribyaye utibiki ibyo wumvise ngo yamweretse umuryango usohoka mu rukiko ariko bamwe bati ni umutasi uzabanza reka da umutasi kandi bereke mwana umutasi rikari ngo ni umukire n'ubundi ntaco aca kuri Sam Karenzi abo se Karenzi apfuye ikina Niyibizi umunyamakuru wa Sadat na Jean Fidel udase ko buri gihe abaryamye ku ruhare rwa Perezida Tadeyo ibyo gupfa byo babipfuye kera ahubwo tutarajyaho Niyibizi wo ninde yavuye he mbere hose yabagahe ni Niyibizi ubizi ntituramenya ariko ngo arabizi da aramaze no uyu mugani utayigiye ngo kanyine katagurutse ni kamyo bweze oyas hari umunyarwanda kirota kujya mu ndege se reka ibyo birasanzwe man inzozi yezweho no kugura kugiye mu kazi mu myaka 2 ukagura ibanza mu myaka 3 gusa ukubaka ibizu ugereze bireke jama dore ko dirizo ko ku muvuduko wa 5G Kimo Agency iragufasha kujya muri Qatar niba ufite akazi iragufasha kubona visa n'icyumba mu gihe utegereje ID yawe y'akazi niba uragashaka ahumura Kimo Agency nta kindi zoberemo nko gufasha abantu kubona akazi muri Qatar kusabwa ibintu cyenda bigirane urasabwa passport yawe 7 kino uzi gukora neza bireke mani ntubikinemo ubusekirite ubarista ubukirina bihembo rufite rutubutse kunshimira ubyihoreye uzishimira ubwawe ko utarabitinzemo ahubwo rata bataragutanga ca kuri imwe muri izi nimero maze byarenzo zimpamo neza mu kanya nkako kumira until next time ahubwo rata ngo ni Neme Niyibizi ini gym ubwonko naho nge wumva ndi Empereur ku Niyibizi ni umunyamakuru w'umupira w'amaguru gusa ibyo ntibimubuza kugira rebo y'abahanzi yahereye i Rusizi kuri RC Rusizi abona kwambuka ishamba azi Kigali yamenyekanye kuri radio yakoze iminsi barika kuri Fine FM Neme ni umutoza w'umukino wa rugby uretse sha n'umupapa ufite umugore n'umwana nibyo uti kandi iki ntacyo menya ko ari umureyo oya nako yifana Manchester United yo mu Bwongereza na Real Madrid yo muri Spain n'umuronaldo wabishunyikara bireke mwana Neme Niyibizi niyo ariyo sport kuri SKFM muri make yarayowe Sam Karenzi kandi oya kandi bari bayoboranye kuko Sam Karenzi niwe nyiri radio udutendo twe tumukozeho gushaka guhangana na boss sha nguraza n'ingingo ntubyumva kimwe na Sam Karenzi emesha ngo yatumwe na Tadeyo gwa Karenzi ubutumwa ngo ntabishaka ngo Karenzi ajya avuga ibye nawe azavuga ibye wapi man Neme Niyibizi ngo ararenze uziko abantu benshi bamwemera ngo yazize iki nako ngo yimure muri extra time kubera iki ngo yazize wa mukobwa akorana ngo Raisa ubusakuza nta nibyo azi ngo ntibamwumvishe we na Neme arwabuze gica bikarangira Neme yiceceke bireke mwana ngo n'uburinganire kwimurwa kwe nako kumanurwa amapeti kwe ibyo nibyo bituzinduye ini gym ubwonko dore cyazimirwa wacu buri munsi ngo turyohera amatwi yawe kurundi ruhande ninde ni cyabitama ni ampucu n'igipapa cy'igisore Imana gikaraza umubyimba birakibera nacyo kirabigenda yavuga abakobwa n'abagore barwara igihumure nyamara ngo bakimubona bikabarwaza mu nda utiki yewe ngo amushinja kuba mugenzi wabo ngo Imana yamuhaye ijwi ryiza imwima ubwanwa n'umugaturika kurusha n'abapadiri bamwe n'umuse utaryamanwa ahubwo ngo aravuga akavuga n'ibitari ingenzi aratebya kugeza naho yikura imboga ku munwa aratebya agatebya no kuri ba ministeri ni Kibwa Lorenzo Kirisa Musangamfura umusore bivuga ko azi gutereta kuruti pusi ngo akanakunda amata byeri ngo wapi cyore hanyuma se akaba ari umurokore wapi ubwo ngo akabyera gasoma nyuma y'akazi cyangwa muri weekend Lorenzo uzi kuririmba ibisingizo bya Mungu muri kiliziya ubwo ntibamwumvise asenga ku Isimbi TV ati mana we nako Mungu ugira impuhwe zigisagirane Lorenzo Kirisa Musangamfura urufaransa aradudubiza urwongereza ni mubaye ikilatini arakivuga igitaliyano udasize n'icyo Espanyol ahubwo rata nawe ugira amatsiko y'urugendo rurerure rw'uyu musajye wo mu ngagi nako mu Kinigi Lorenzo wagize agahinda kugeza nawe ashaka kwiyahura ubundi mbere ya byose ninde avuka mu mpeshi cyangwa avuka mu muhindo amazina yo wayumvise ni Christian Lorenzo Musangamfura avuka mu Kinigi mu karere ka Musanze mu Ruhingeri uti hari ryari ubwo ari ku Isimbi TV mu myaka 3 ishize yavuze ko afite imyaka 29 ubwo kuri 5G urumva yafite uyu munsi n'umusore bivugira ko amaze kwera umwuga utangiye mu mpera za 2018 ubwo yarakubutse mu iseminari no yitire Mutagatifu Yohani Inkumba mu karere ka Burera buzaresha bene Imana amafunguro abafundo
Ni Lorenzo umunyamakuru wa mbere wirukanwe inshuro nyinshi. Lorenzo amashuri abanza yayize iwabo mu Kinigi, yaje gutsindira kujya mu iseminari nto yitiriwe Mutagatifu Yohani Inkumba muri Diocese ya Ruhengeri. Nuko yamaze imyaka 6 yose ari nako amucanga mutuntu twabikira Mariya umubyeyi wa Yezu n'uwacu mawe udusabira abana bawe. Reka njye sinduwe kandi aha ni naho avuga ko yatangira itangazamakuru no kwiryaza muri za ndimi zose nakubwiye avuga: Igitaliyani, Icyesipanyol, Ikilatini, Urufaransa, Urwongereza, udasize Ikinyarwanda yewe n'Uruswahili. Akirangiza yatsa stage kuri RC Musanze amara imyaka 3 adahembwa. Gusa ngo mu mwaka wa 2 yatangiye kujya avuga amakuru hanze y'ikibuga na updates kuri Radio Rwanda, ariko akabikora mu buryo bw'iyakure. Hamaze imyaka 3 yaje guhamagarwa na Samuel Karenzi amuzana i Kigali bwa mbere kuri Fine FM, ariko ntihamaze n'icyumweru kuko iminsi yari ihagije ngo ahita asezera yisubire kuri Radio Rwanda ubwo yarahamagawe na Deje wawo atangira kwakora atyo nkwimenyereza umwuga. Nyuma yo kubona ko bitazavamo neza yaje kubona akazi kuri Radio 10 ahamaze amezi 2 gusa, kuko ukwezi kwa 3 kugitangira yahise yirukanwa azizwe uburwayi bwe nk'uko abyivugira ati ibyo ni ibintu byankomerekeje kurusha ibindi mu buzima bica intege numva mbivuyemo. Nyuma y'igihe kigera ku mezi 4 yaje kugaruka kuri Radio Rwanda nanone nkwimenyereza umwuga. Buretse ngusomera aka kantu ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11 2022 uwitwa Robi Kwizera wa Trading News yakoje ba muri bino maze ati RBA yirukanye umunyamakuru wayo wasabye Minisitiri icupa. Usunyereka kuri 5G noneho icyo gihe Lorenzo yasabye icupa Minisitiri Bayisenge Jeannette wari muri Minisiteri y'Umuryango. Icyo gihe aho kugira ngo Lorenzo atanga amakuru ku mwana yakoraga ubuvugizi kuri Minisitiri wamusabaga amakuru arambuye, ahubwo yarageze ati erega Minisitiri ikibazo urabona nawe nta cupa ryawe nzi, reka tubanze dukemura icyo. Ako kanya Minisitiri na uvoma hafi yahise amutamika rubanda maze ati yewe nagira ngo watabarizaga umwana sinari namenye ko n'iby'icupa birimo, ubwo duha amakuru y'umwana ibindi nahuta. Nuko indi ngona bakoranaga yahise ifata ako gasikrini shoot maze kohereza mu magurupe y'akazi. Indi nayirongereza kuri Twitter ngo iraburanira urubuga rw'imikino, yongeraho ngo ko Lorenzo yamaze guhagarikwa. Byahise bikomera maze Lorenzo arahambirizwa yisubirira iwabo mu Kinigi. Yagarutse aje gushinga channel ya YouTube Lorenzo Info. Katwihuta ahubwo nyuma yaho yaje kuhagaruka ahabwa akazi bigizwemo uruhare n'abarimo Rugani bakorana uyu munsi. Ahubwo arata nkwibutse ko nejo bundi yavuzwe ko Samuel Karenzi ashaka kumutwara kuri SKFM. Ibintu Lorenzo yavuze ko yabyanze kuko atapfa kureka platform nka radio y'igihugu gutyo gusa. Imyumvire abakenesha ibikimwaritsemo nawe urabyumva, gusa buriya bizashira ngo ntiyize. Umva mu minsi ishize hashize iminsi mike n'umuntu atagaragara kuri mikoro abantu barasaye ngo yarirukanwe. Wapi mwana icyo gihe mugenzi we Rugaju Rigani inshuti byahise ko hari kera batarakomagurana. Icyo gihe yavuze ko ari mu bizamini bityo ariyo mpamvu atari kuboneka. Ubwo kuri 5 urabyumva ko ka kaminuza ari kugashyiraho muri sekashamba. Ahubwo se niki cyabaye uyu munsi? Lorenzo na Eme barahorwa iki? Nibafunga butwe koko? Niyibizi Eme mupapa ukunda ukuri utarya indimi si ubwa mbere abihorwa, kubwe ngo si n'ubwa nyuma abihoye kuko ngo niwe mujyowe avuga ukuri ngo ntubyibuka bamutera amabuye iwe. Kankwibutsa umunyamakuru Niyibizi Eme aratabaza kubera guterwa amabuye n'abatazi. Uwo ni Habimana Stade ku itariki 2 z'ukwezi kwa 2023 isaa 3:28 z'igitondo. Icyo gihe Eme Niyibizi yaragize ati hagati aho abasenga mu nsengero abantu ntazi bamaze ibyumweru 2 batera amabuye ku nzu mbamo, nabanje kugira ngo n'urugomo rw'abana ariko birakabije pe. Inzego z'umutekano mu mudugudu zarashakishije ariko birushaho kuba bibi. Aya mubona nayo bateye umunsi umwe ari kuri uyu muryango. Emati nge nkora rubanda rugufi birambaza kubona abantu babesha rubanda. Bereke mwana wigize Yezu urapfa. None se ahubwo niki kiri kuba? Icyambere ntirukamwe nkuko bamwe babivuga. Oya ati ibyo nibihuha nabashaka views bo ku YouTube kuko ngewe ndakomeza nkore uretse ko nimure muri extra time ikindi kiganiro cya SKFM kiba nimugoroba na amasaha meza nsanzwe menyere kuko nubundi mva kuri studio nakoraga ikiganiro cya nimugoroba. Ati se hari institution idakora muvuma mutuze sha birasanzwe nk'ubwo iyo bivuga yitsa kuri RBA. Ibuka ko nakurabe nkubwira ko yahereye hehe kuri RC Rusizi. Ati RBA badutoje kuba abanyamakuru bakora ibintu byose, nge nakogeza nakora amakuru nakora documentaire nakora ubusesenguzi n'ibindi byinshi. Tukiraho benya ko afite YouTube channel agene kujya yiterekaho agatangariza buri gitondo. Ni Niyibizi Empire jyaho nawe mu subscribe dore amaze n'iminsi y'irware umushwiza. Imana imworohereza. Kurundi ruhande
Lorenzo Kirita Musangamfura ubundi ari amezi abiri twumva bite bireke mwana ubwiza bukugezaho ariko amahanes ugira ngo ni ikintu ingeso ntirarabushitse mwana uko byamera kose izagushira hanze dore iranze mu kazoda ngo bagire batya ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 bajye muri gahunda z'akazi yo mu burengerazuba bw'amajyepfo y'u Rwanda muri gahunda za RBA hafi yawe we na Rugaju banarwe kumvikana kuri gahunda runaka reka tuivugeho Lorenzo ngo yagiye yitwaje ibipapa aza gukenera muri hoteli bari buraremo aza kubyibagirwa mu modoka barimo abyutse abishakira mu cyumba barimo muri hoteli ntabibuze ngo byarakomeye ateza intambara hafi ya Shwaitan ngo byarakomeye ati ntabona ibipapa byanjye harapfa n'umuntu regani rero akagira ikintu kimwe cyamunane cyitwa kugira inama abantu akunda kugira inama cyane afashe Lorenzo aramwihugikana ati Lorenzo tuza witeza akavuyo widusebya Lorenzo n'umujinya mwinshi n'ubushumba bwinshi yifitemo abaho bantu rututsi mu kanwa ke atuka Rugaju kuri se wibutse ko Rugaju atagira se icyabaye nuko Rugaju yahise arakara cyane maze ngo ati kuri igipfunsi kiza Lorenzo intambara abaraho barahosha ikigali bakimara kubyumva umuyobozi wa Radio TV why not uzatenda ibirari vuba akibyumva atari ko se bibaho mwembe ndabasezere mwabibwa amakuru avuga ko bapfukamye bakarira bikomeye bikarangira Rugaju ari babariwe Lorenzo we bati bugiye gato ubanze witekerezo amakuru nuko Lorenzo kuri ubu ari mu majyaruguru mu ruhingere rw'ibihunge gake ategereje ko amezi abiri yashira ubundi akagaruka mu kazi ariko kandi ahubwo amakuru ya motari avuga ko abagabo bapfuye amafaranga y'aba diaspora nyuma yaho abantu bakunze kubita inshuti kandi ubushuti bwabo ngari kinyamwuga ngo bakunze kujya bohereza amafaranga maze Rugaju akamira ari nako Lorenzo abibika ku mutima abo n'abanyonzi agiye bivuga kuri TikTok live Lorenzo yavuze ko nta cyapfana Rugaju ati ndamwemera cyane he is my good friend he is my guy byahise sha korenzaho bya kinyarwanda ngo baranangana bityo ati tugomba kubana nk'urubyiruko mbese ngo burya byari ukumvana imitsi maze Rugaju abegifura arabikomeza ajya kurega Lorenzo sha ngo ntagyemera kuba murusha nicyo kibazo cye kandi sha Rugaju ni sasu pe burya nutemera urukwavu wamagana uzemere ko runakurusha kunyaruka burya none sabwo wirenga ijuru rw'inusura bya MN ibizi umeze ukuntu rata we umukundira iki ngo icyanwa kimeze ukuntu bireke mwana ngo ni rasta ku mutima aha shawuse kuba mwiza byagufasha iki muri yisi ngo Samu Karezi ntibari gushoboka na bombi babana imitwe ahubwo avuga ko amatimu yo muri Reyo atumvikana ari yabashwanishije mwana ngo abesheka kundereyo kandi yifana APR mwibanga rikomeye ahubwo ngo nawe wemera arusha rigani gusesengura nka cya Lorenzo bireke mwana MN umupapa ukunda kuri kwinshi kandi utajya urya ruswa none se wirengeje ko cya Lorenzo ari gipeti nakigiswa muri analize arata ntukunda ukuntu adesha ko rumureo kabomba ngo ntumuzi we na Faustin kuri Radio Disi bakuma mashya murera rero bireke man gikunda abakobwa n'ubwabagabo b'abagore nako base muhungu bakikundira bicane ngo ukunda ijwi rye avanga mu tuntu two kwiyemera wapi mani ngo yambara style zitaryoshye yibesha ko zirenze naho se ntuzi ko na Zebeni bazikurira aramaze sawa ahubwo rata until next time.